banyarwanda, nyuma kubategura filime zagiye zica ibinono mu Rwanda, Ganze TV ikuzane nanone filime y'akataraboneka yitwa The Pain of Love. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Daniela ubana na mukase ndetse na papa we. None Daniela afashe mukase aca inyuma papa we. Nishingo sabana mu cyumba cya papa. None ko Daniela bamukanze yuko nibeshye akabibwira papa we, bazamwica ndetse na papa bakamwica. Ku rundi ruhande, Gael ni umusore w'umukene ukunda na Daniela, ariko mukase ntamushaka, arashaka gutesha umutwe Daniela kugira ngo akomeze abike ibanga rye. Ariko imbaho zirakina. Kwaye neza umutima wawe yarawutwaye umva. Ese ko wagonze boyfriend we Gael, Daniela arabyihanganira? Ese papa Gael anamenye yuko umugore wamuca inyuma kuri Romeo? Bizagenda biti umugambi wa Romeo ndetse na mukase wa Gael wo uzakunda? Ntucikwe ni filme iri guca kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Ganze TV. Manuka muri comment twayipininze ni comment ya mbere, uyiklike urahita ugera kuri YouTube channel yacu, ukore subscribe, ubundi uryoherwe. Ahandi hantu genda ureba, ahandi hantu barakugaburira, genda ureba ahandi hantu ufunguza. Genda igendere, ntabwo ibyo nkubwira uri kubyumva. Kaho genda vuba. Basi mazi yo kunywa yonyine. Yemuko, gwino hano. Areka singiye gusenya. Wambabariye Yesu ubukoko basi ukamwinginga, nta kibazo ngenda ndibomboreka mu bishoboka byose, nta kibazo ndi buteze pe, n'ukuri munyizere. Ye wa mukobwa we, hariya n'umakane nta cumbi riri hano. Basi ibyo kurya basi ibindi turabivugana nyuma. N'ibyo kurya nta bihari. Wambabariye koko. Igendere abanyakigali ndabazi, igendere. Basi mbabara mu mazi yo kunywa ndakwinginze please. Mazi ntayahari. Ntayahari, igendere. So nta n'ikijumba basi. Ntabyo, igendere. Ntabwo uri kumva? Igendere ntabyo. Kuko ngende. Nuko Imana ntabwo ndi umunyamitwe, nushaka ureba umwana wanjye, uyu mwana wanjye urabona yaba umuntu w'umunyamitwe. Umunyamitwe ni nyina, ntabwo ari umwana. None se ndakwinginze basi bikorera umwana wanjye, nawe nagaheruka kubona amashereka kuba kuri ibyo kurya. Wambarira umwana yadembeyeho. Igendere, sindanateka. Ngaho genda. Basi genda. Bakunzi b'inzira y'umusaraba bashuje umwerereye hose mu masheko nako nono ahangaho bita Isimbi atangiye kugenda asabiriza icyo kurya ndetse ari no kugenda asabiriza icumbi. Urumva ko ari ibintu biteye agahinda cyane, urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Ese nono biraza kuba byagenda biteka ahangaho bita Isimbi amajije kuba yabona icumbi. Mbere yuko dukomeza nagira ngo manzi ujye muri comment ugira ijambo rimwe ubwira uno mukecuru bashije kuba yakumva anita ubundi akabasha kuba yamuha icumbi. Ndagira ngo nawe nyirukire muri comment ugira ijambo rimwe ubwira uno mukecuru kugira ngo ibintu ushobora kuba byaryoha kandi ibintu ushobora kuba byakomeza kugenda neza muri no filime INZIRA Y'UMUSARABA, kandi babwire yuko nono ahangaho ibintu bigiye guhindura isono mugiye kubona ko ango bita rugemwe bye bigiye kuba byarangira, mugiye kubona ko rugemwe agiye kuba yakwatakwa na polisi. Ese none rugemwe bwaze kuba yakurikiko navuga ko anga rugemwa ibyo bigiye kuba byarangira, ko navuga ko anga rugemwe byari kwigira byose, ko navuga ko anga rugemwe ibyo yakora byose uko yatera ubwoba kose ko ibyo bigiye kuba byajya ku karubanda, kandi ko navuga ko polisi igiye kuba yamuzana none ko anga rugemwa ari bwaze kuba yabikoreye kino none rugemwe ari bwaze kuba yahungiye none rugemwe ari bwaze kuba yagiye none ko rugemwe akamubaye ko none rugemwe ibyo bigiye kuba byarangira, kuko ndabizi ko ari byo bishimwifuza kandi ari byo bishimshaka kugira mubone mushaka kugira mubone rugemwa. Ibyo byose birangira mbere ko dukomeza ndagira ngo umanze wumve iri sengesho uwo bita Emira akomeje kugenda asenga asaba Imana avuga ati Mana uzambabare uzampuze nani tuzambabare nzongere mpuye nante, kuko ndabizi ko unyumva. Rero mbere ko dukomeza nyaboneka ndagira ngo umanze wumve iri sengesho, ariko mbere yo kuryumva ndagira ngo umanze ukande kuri like kugira ngo bashe kuba warayikinga ino video, kandi niba utari ukana subscribe nyaboneka ugerageze ukande subscribe. Twagiye twumve rino sengesho ubundi twikomeza tureba nibigiye kuba
byakurikiyeho byose muri ino filime inzira musangiye no kubamara amatsiko. Rero nawe nyaboneka mbabara wumve rino sengesho, wumve isengesho wo bita Emira senze kandi asenganya agahinda kenshi ndetse n'umubabaro mwinshi asaba Imana avuga ati mana yanjye ndabizi uranyumva, ndabizi urimo kumva akababaro mfite, ndabizi uri kumva agahinda kanjye Mana. Ndakwinginze data, garurira Anita wanjye. Mwami ni wowe waduhuje, ni wowe watumye menya Anita Mana. Byari biri mu mugambi wawe, bituma rero Anita mubura. Wituma nicwa n'agahinda Mwami, wituma murandira Mwami. Mukunzi wanjye ntabwo ameze neza. Ngira ngo nawe umajije kubyumva yuko anga ubita Emira akomeje kugenda asengera Anita avuga ati Mana njye uzafasha uzarinde Anita azongere guhura nanjye. Imana ariko kumva yuko Imana irasa kuba yasubiza amasengesho ya Emire. Ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen kugira ngo twereke yuko nawe wizeye yuko Imana iri bwaze kuba yakumva amasengesho ya Emire ndetse amasengesho ye ari bwaze kuba yasubizwa cyane ko twamashije no kubona yuko anga ubita Anita nawe akomeje kugenda asengera Emira avuga ati Mana njye uzamfasha uzandindire Emire kandi uzamfashe nzongere mpure na Emire. Ese none bigiye kuba byagenda bitekanga turi kubona ko bo bitarujye ndetse na Fabiola basheze bashaka kugira ngo batandukanye Emire ndetse na Anita kandi mwabonye yuko anga ubita Anita yafatiwe ibihano bikomeye cyane ngira ngo bonye kwanga ibintu bitoroshye ngira ngo bonye kwanga ngo bita Anita ibintu bitoroshye ngira ngo bonye ko bamashije kuba bamukingirana. Ese none bizagenda gutanga ubita Anita zongera kuba yahura na Emire. Ndabizi ko nawe iki kintu usigaye kubaza kandi ndabizi ko nawe usigaye bibaza uvuga ati ese none bizagenda gute, ese none Emire ari bwaze kuba yakora iki, Emire ari bwaze kuba yafatuhe mwanzuro. Gusa nagira ngo ko nono anga ibintu bigiye kugenda nagira nkubwire ko nono anga ubita Emire agiye kuba yaza gutabara Anita. Ese iyi mipango ya Emire agiye kuba yapanga yuko yajya gushaka uburyo acikisha Anita ubundi bakajya kwibanira hano kure cyane bizakunda. Ndagira ngo nawe uje muri comment nyaboneka utubwire nimba koko uri kumva ibintu bizakunda, nimba uri kumva yuko Emire kuba yakikisha Anita ari ibintu bizima cyangwa akwiye kuba yamwihorana, kuko ndabizi yuko ari benshi mwifuza kugira ngo mubone Anita ndetse na Emire bongeye kuba bahura. Ese nono bizagenda gute kanga muri kubona ko ibintu bitoroshye kandi muri kubona yuko angaha ubita Rugemwa yasheze ko muri kubona ko angaha Rugemwa nta bintu by'imikino kandi Rugemwa ari kuvuga ko byagenda kose ugomba kuba wabana na Are, nutabana na Are ndaza kuba nakwica. Ngira ngo mubonye ko angaha Rugemwa yaje kuba yasanga Anita ari kuvugisha kamarada amubwira ati uze kumbwira Emire yuko mukunda kandi umbwirire Emire yuko ibyo navuze byose nabeshyaga, ibyo navuze byose nagiraga ngo nabare ubuzima bwanje ubwira Emire yuko mukunda cyane kandi muhoza ku mutima iteka mba ndi kumutekereza kandi ndizi yuko rimwe tuzahura. Ese none bizagenda bwitekanga tubonye yuko hanga ubita Rugemwa nawe azanye umujinya udasanzwe ubita Rugemwa bwe Anita ati nutaramuka ubanye na Are nge nawe ntago ndisiko ntago uri umwana wanjye nge nawe ibyanjye nawe tuzabirangizanya. Ese none Rugemwa kazanye icyuma agatera Anita ubwo bakamubwira ati nuramuka utaretse Emire nzakwica. Ese none bigiye kugenda gutangaha ahangaha Anita agiye kuba yakurikira Anita ko tubonye ko ahangaha Anita agize ubwoba bukomeye cyane ndetse Anita avuze yuko atazongera gutekereza Emire ndetse agiye no kuba yakunda cyane Are. Ese none bizagenda bitanga none ko ahangaha mu ibintu bigiye kuba byajya none kangaha umurege kwa kanone kangaha ino film yacu giye kuba yagira ahiryoshye cyane ndetse no kuba yagana ku musozo. Ese none biraza kuba byagenda gute kanga twabonye yuko ahangaha twabonye ko iribagiza asiganya agenda gakomeye cyane iribagiza kumva yuko mama Cyuse ndetse na papa Cyuse bagiye kuba bagendagira ngo bonye kwanga bimusijya agenda gakomeye cyane ngira ngo bonye kwangaha kubyakira bimugoye cyane. Ese none bizagenda gute kanga muri kubona yuko ino film yacu igiye kuba yagana ku musozo kandi iri gukomeza igira aho iryoshye kurushaho none kangaha
ibintu bigiye kuba byaryo nono kangahe by'umwari maze igihe kirekire mutegereje byo mwari maze igihe kirekire mwifuza mugiye gutangira kubona muri no filime Inzira Y'umusaraba. Rero nyamuneka nimba nayo koko ukuri Inzira Y'umusaraba koko by'ukuri, nimba nayo koko ukurikirana Inzira Y'umusaraba koko by'ukuri, kandi uko wifuza kugira ngo ujye umenya buri kimwe cyose no mu gihe itasohotse, ujye umenya impamvu iyo no filime itasohotse, ndagira ngo ubashe kuba wakana subscribe nurangiza ugerageze ufungure n'inzogera kugira ngo utazagiciko, kandi uzajye uhora uri update ku bintu byose bibera muri no filime Inzira Y'umusaraba. Nababwiye yuko ngiye kuba nabatembereza, ngiye kuba nabageza ahantu no filime Inzira Y'Umusaraba bibera, ndetse mbereka n'ukuntu no filime ikinwa. Gusa nagiye mabwiye ko nono ahangaha ko ngiye kuba nabahasho idasanzwe kuri no channel yacu. Rero nyamuneka nimba utari wabumwe mu banyamuryango bacu, ndagira ngo ugerageze ukande subscribe kugira ngo ubashe kuba watwiyunga, ubashe kuba waba umwe mu banyamuryango bacu, ndetse ubashe no kuba waba umukunzi wacu, kugira ngo ibintu bikomeze kuba byajya kandi ibintu bikomeze kuba byarushaho kurya. Mwabonye ko ahangaha ngo ubita ISIMBI yagiye kuba yasaba icumbi, ndetse ubonaga yuko ari ibintu biteye agahinda, ubonaga yuko ari ibintu bibabaje cyane kubona umwana warubayeho nta kintu na kimwe buze, warubayeho mu buzima bwiza, warubayeho mu buzima bwakwifuzwa na buri umwe wese. Ngira ngo ubonye ko ahangaha atangiye kugenda asabiriza icyo kurya, ndetse atangiye no kugenda asaba icumbi. Ese noneho biraza kuba byagenda gute ko tubonye ko ngaha uno mukecuru umuhaye icumbi amubwiye yuko abana n'umugabo ugira amahane. Ese noneho biraza kuba byagenda gute ahangaha ko tubonye ko bamwakire, ndetse n'umukecuru amubwiye ati garuka mwana wanjye nkubwire. Ese noneho bigiye kugenda gute? Ese ahangaha twavuga yuko ISIMBI agiye kuba yabona icumbi, twavuga yuko ahangaha ubita ISIMBI agiye kuba yabona icumbi. Ese nawe uri kumva yuko ahangaha ahantu ISIMBI agiye kuba yaba, uri kumva kuba yahaba, dore ko muri kubona ko ibintu bidoroshye, kandi muri kubona ko ahangaha ubita ISIMBI yamara amaje, ndetse yiyemeje no kuba yakora uko ashoboye kose, ariko akarinda umwana akaguma kugumana n'umwana, ndetse akaguma kunambana n'umwana we cyaba cyose, ndetse akiyemeza kuba yarinda umwana we. Ese noneho bizagenda gute ko tubonye ko ahangaha ibintu bikomeje kuba byagorana, ko tubonye ko ahangaha ibintu bikomeje kuba byahindura isura, dore ko twamaje no kubona ko ahangaha Nyirantambara nawe akomeje kugenda avuga ati umwana wanjye ISIMBI kubera iki twamwiruka. Kugira ngo ubonye ko ahangaha ubita Nyirantambara atangiye kwicuza, atangiye kugenda yinginga Rugema amubwira ati wagaruye ISIMBI koko, ISIMBI kabayeho nabi, ISIMBI utarigeze umenyera kuba muri buriya buzima, ubu koko ISIMBI ameze ute, ISIMBI byagenze gute? Ngira ngo ubonye ko ahangaha ari ikintu cyatumye Nyirantambara ahangayika cyane. Ese noneho bigiye kugenda gute ko twabonye ko ahangaha na mushiki wa Rugema nawe yaje kuba yatuka Rugema, ndetse na Nyirantambara akababwira nawe akababwira yuko ibintu bari gukora atari byo, ibintu bari gukora gufata umwana bakamwirukana, gufata umwana nkure bakamwirukana, ibintu bakoze ari ubunyamaswa bubi cyane. Ese noneho bizagenda bite? Sebo noneho ahangaha ko twamaje no kubona yuko Cyusa akomeje urugendo rwo kuba yahiga ISIMBI. Ese Cyusa azabasha kuba yabona ISIMBI? Cyusa azabona ahantu ISIMBI yagiye? Ese namubona bizagenda gute? Ese ISIMBI we azababarira Cyusa? ISIMBI azigira ababarira umuryango wo kwa Cyusa? Dore ko navuga ko ibi byose byabaye, dore ko navuga ko kuba ISIMBI ari kugenda, kuba ISIMBI baramwirukanye, ndetse kuba Rugemwa ndetse na Nyantambara bafashe umwanzuro wo kwirukana ISIMBI. Ngira ngo mwabonye ko ari byose ari uri umuryango wo kwa Cyusa, byose babite. Ngira ngo mwabonye ko ahangaha umuryango wo kwa Cyusa ugitangira kubwira Rugemwa ati duha ISIMBI tuzabaha amafaranga menshi, ndetse tuzabaha amafaranga, tubasigira amafaranga yo kugira ngo yuko mwareze umwuzukuru wacu. Kugira ngo wahise ubona ko ahangaha Nyirantambara ndetse na Rugemwa, kubera ko mwabonye yuko Nyirantambara ndetse na Rugemwa bakunda amafaranga kurusha n'ikindi kintu cyose, ku buryo bashobora no kuba bakwica umwana wabo ariko bakabona amafaranga. Urumva ko rero ahangaha ari ibintu bitoroshye cyane, kandi urumva ko ahangaha ISIMBI atazigera ababarira umuryango wo kwa Cyusa, ko ibi byose biri kuba ni ukubera umuryango wo kwa Cyusa, ndetse byose ni umuryango wo kwa Cyusa byose wabikoze, kuko iyo badatangira kubwira kwa Rugemwa ati tubaha amafaranga muduhe uriya mwana, ntabwo ibi byose byakabaye byarabaye. Ese noneho bizagenda bite kangaha? Mugiye kuba mwabona ko ibintu bigiye kuba byaba bombo karatinade, ibintu bigiye kuba byaryoha. Rero bakunze ba filime nyarwanda, iyo muri kubona ko noneho ibintu bigiye kuba byaryoha, kandi mugiye kuba mwabona yuko ahangaha ubita Emile nawe agiye kuba yakora umupango utangaje cyane, ndetse agiye no kuba yatungurana cyane, agiye kuba yatungura Rugemwa. Dore ko navuye kanga Rugemwa nawe agiye kuba yakwikanga, agiye kubona ibyo anga ubita Emile agiye kuba yakora. Dore ko navuye ko Emile agiye kuza kuba yatabara Anita. Ese umupango wa Emile uzaca mu umupango wa Emile wo kuba yaza gutabara Anita bizamukundira? Urumva kanga hari ibintu bigiye kuba byaryoha, noneho kanga ibintu ariho bigiye kuba byahindurira sura. Noneho urumva ko ino film yacu igiye kuba yagana ku musozi, ndetse nyine kuba yagana iryoshye cyane. Babwira ati rero njyewe ni nanganshoreje, mbabwira ati ndabakunda cyane kandi mboza ku mutima. Icyo mbasabye nuko mwakanda subscribe, ubundi ibindi bigakomeza kugenda neza, kandi tugakomeza kugenda dusobanukirwa byinshi kuri ino film Inzira Y'umusaraba. Dore ko nakubwira yuko nguhishiye ibintu byinshi, ndetse ngufitiye agashye gakomeye cyane muri ino film Inzira Y'Umusaraba, ndetse nababwira yuko mbafitiye akantu gateye amatsiko. Rero nyaboneka niba ushaka kugira ngo utazacikwa na buri kimwe cyose, ndagira ngo ugerageze ucyonde kuri subscribe kugira ngo ibintu bisho kuba byagenda neza cyane, kandi binagukundira ufungure inzogera kugira ngo buri gikorwa cyose
kizajya kibiranga ndetse na buri kintu cyose kizajya kibiranga uzajya ubasha kuba ukibona mu bambere ndetse ujye ubona notification buri gihe twaprodinze video ivuga ku Inzira y'Umusaraba cyangwa twasuye aho Inzira y'Umusaraba ikinirwa. Nababwira yuko hangana noneho ibintu bigiye kuba byajya babwira ati rero ndabakunda cyane kandi boza ku mutima nyaboneka mugume gukurikira Inzira y'Umusaraba kandi mugume kuyireba kuko ini filime iryoshye cyane kandi filime irimo inyigisho zikomeye cyane ngira namwe mugene mubona yuko ino filime ifite inyigisho zikomeye cyane ndetse ari inyigisho ushobora kuba wayireba ukagira ibintu byinshi unguka ndetse ukagira n'ibintu byinshi umenya kuko muri kubona ko ari filime iteguranye ubuhanga bukomeye cyane ndetse n'ubwenge. Rero nyaboneka nawe ndagira ngo rero mbere yuko nsoza ndagira ngo nawe ujye muri comment ugire ikintu tubwira ino filime yakwigishije ndetse utubwire ikintu ino filime yakwigishije kugira ngo ibintu bishobore kuba byajya kandi dukomeze kugenda dusobanukirwa byinshi ndetse dukomeze no kugenda tuyireba dufite ikintu turi kuyikuramo tuyireba dufite vision yaho dushaka kugira. Ese noneho bizagenda biterugiye azakanirwa urumukwiye naho mu gace gakurikiraho ndabizi ko nawe ariyo matsiko menshi ndetse n'icyo kintu uri kwibaza gusa najya bwiye ko noneho ahangaha ariho iruzingiye ndetse hariho n'ibintu bigiye kuba byaryo. Ndagira ngo mbwire ko noneho mu gace gakurikiraho kagiye kuza ari umuriro ndetse kagiye no kuza ari umwotso. Ndabakunda cyane kandi baza ku mutima. Ciao ciao, mujye munyihanganangira amagambo menshi gusa nta kundi nimba abantu bazira umunwa ngewe nzapfa mu bambere. Ciao ciao.